Mwaramutse nanone, uyu munsi tugiye kureba ukuntu wakora icyo bita hard reset kuri Nokia 105. Hard reset rero ikorwa ite cyangwa se ikorwa ryari? Ni mu gihe ushobora kubona telefone yawe yo muri ubu bwoko, wenda se yabuze amarezo, wenda se hari ibyo itari gukora neza. Ni uburyo bwo kuyiforomata kugira ngo yongere ise n'ikora neza kurushaho. Tukaba tugiye kwifashisha iyi videwo mu rwego rwo kugira ngo turusheho gusobanukirwa uko hard reset ishobora gukorwa mu gihe cyose utaba ufite imashini, ukaba wabikoresha intoki. Ku bantu batunze izi telefoni rero icyo gihe kugira ngo tubane. Fata telefone yawe, ugakanda akanyenyeri, kanda akanyenyeri, urwego, mirongo irindwi na gatatu, karindwi, zeru, urwego. Icyo gihe ushobora kuba usoje gusiba buri kintu cyose cyaba cyarinjijwe muri iyo telefone, waba ubishaka cyangwa se utabishaka. Yaba ari password cyangwa se indi porogaramu iyo ari yo yose itakoraga neza, iyi serivisi iyo urangije kuyikora, telefone igaruka ku murongo. Ugomba kwirinda gukuramo batiri cyangwa se kuba yakuzimiraho mu gihe cyose iki gikorwa kitararangira. Nyuma ibajijwe kode yawe uramo 123455, uba wemerewe kuyishyiramo byibura inshuro 3. Iyo wenda wayibagiwe, gusa zose ubu bwoko buhurira kuri 123455. Nyuma baguha indimi, ugahitamo ururimi bitewe n'igihugu urimo cyangwa se n'urwo ushobora kumva. Hano ngira ngo murabona ko dufite mu Cyongereza n'urundi rurimi. Njye hano ndahitamo Icyongereza, kimwe n'uko wahitamo Igifaransa cyangwa Igishinwa bitewe n'ururimi ushaka gukoresha muri telefone yawe. Aha rero telefone yawe iba isubiye ku murongo, ndetse bya bibazo bigenda izana bya hato na hato ubusa naho maje kubishyiraho akadomo.
izera ko imibare mwayifashe n'uko bishobora gukorwa mwabibonye. Murakoze.